Yabanywesheje ntudusebye. Papa wa Yohana Umubatiza. Petero. Gendera hejuru y'amazi. Sibyo? Hari umwigishwa wamubwiye ngo niba uri Yesu nanjye mbwira ngendere hejuru y'amazi. Umwigishwa yitwa nde? Pilato. Oya bro, oya ntago wabidukora. Sorry. Yohana Umubatiza ngo se so yari Zakariya ikintu yakoraga niwe bita Zakayo, hari n'inkuru yigeze kumwandikaho yari umukoresha w'ikoro. Vamos amashine. Vamos ubundi icyambere undi ufite nawe wavuze ngo Petero. Wakisha twakomeje pastor. Reka wakisha. Nakisha. Cyane ahubwo uranatubabaje ntago ukishe gusa. Oya wapi? Ndi kubaza Zakariya se wa Yohana Umubatiza yakoraga uwe murimo? Zakariya se Yohana Umubatiza yari umurobyi. Ushaka kurega iki? Ko wagira ngo hari umuntu uri kuranga usireba muri kamera niyo uri kureba reba manga. Uko pesa nako byenze. So warumbajije ngo wasubira bitsibaza wabyumvishe ko kiri kunsubirisha. Warumbajije ngo nari ngo se wa Yohana Umubatiza yakoraga iki kandi nuko urimo gukopezanya pe. So Yohana Umubatiza yari umuhinzi. Sawa. Petero. Mariko. Yohana. Yuda. Na Yakobo. Okay. Shalom, Yesu nashimwe. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mukomeye, nizere ko muri amahoro muherereye hose mu ntara zose z'igihugu, abari mu majyepfo, amajyaruguru, y'Iburasirazuba n'Iburengerazuba, bari hanze y'igihugu. Amahoro y'Imana abane namwe. Turabasuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Yewe basuhuza, nitwa Olivier Deva, ndumamya wa Yesu Kristo. Yesu Kristo wabambwe, Yesu Kristo wapfuye, Yesu Kristo wazutse, Yesu Kristo nzira n'ukuri n'ubugingo. Niwe turamya, niwe duhamya, niwe twamamaza ubuzima bwacu bwose. Jya muri comment wandikemo ngo Yesu ni umwami wahindura ubuzima bwawe, wahindura amateka yawe, wahindura situation yose waba uri. Muri Salvation TV ikiganiro cyitwa Yesu mu rubyiruko. Ndi kumwe n'urubyiruko, ndabakiriye mwese. Mumeze neza? Tumeze neza nta kibazo. Murakomeye? Yego rwose. Ko mumeze nk'abafite ubwoba. So ndagira ngo rumva bazi ibibazo biciye kuri Bibiliya. Muri tayari musoma Bibiliya? Yego turayisoma. Murayisoma? Yego. Yesu muramukunda? Turamukunda. Amen. So ndagira ngo mutangire mutwibwira kugira ngo abantu babamenye. So murakoze. Amazina yanjye nitwa Eliza Naituriki. Naituriki? Eliza. Okay, mugenzi wawe? Murakoze. Nanjye nitwa Manzi Prince. Okay. Murakoze. Amazina ni Dusengimana William. Murakoze. Amazina ni Ndatimana Emmanuel. Murakoze. Amazina no Wizeye Elisa. Murakoze. Amazina ni Tushimire Providence. Okay, Providence umeze neza? Yego umeze neza. Abaro duheraho? Ufite ubwoba duhere ku wundi? I'm ready. Mbibutsa ko wica ibibazo bibiri tuzajya tumubwira zana dusange tube turi gukorana akazi. Okay, Providence siko witwa? Yego. Okay, ndashaka kubaza. Ujya usoma isezerano rya kera? Ndagerageza kurisoma. Okay, Mose yanditse ibitabo bingahe? Yanditse ibitabo 5. Okay, abantu bari kugukopeza nta kundi byagenda. Okay, noneho bitubwira. Niba udakopeye bitubwira gusa wabuze umubare gusa. Yanditse Tangiriro cya mbere, Kuva cya kabiri, Abalewi cya gatatu. Turimo turabara
kubara ikindi ntakibagiwe. Okay, icya gatanu ntawe ukizi ngo akimubwire. Ni ikihe? Asante sana. Okay, twakomeje. Undi wiyamira nafate mikoro tu. Okay, pastor. Yes. Ndashaka utubwire marayika wabonekeye Mariya amubwira yuko azasama inda yitwaga nde? Yitwaga marayika Gabriel. Sawa. Okay, twagiye. Papa wa Yohana Umubatiza yitwaga nde? Twakibajije ntudusebye. Papa wa Yohana Umubatiza. Petero. ubundi we twakabaye tukubaraho bibiri ko byose ubyishe. Twakabaye tubara ko ubyishe byose. Okay, William dusubize. Umubyeyi wa Yohana Umubatiza papa we yitwaga nde? Ndatekereza ari si ikibazo kiri kubonana mu kanya bamaze kugisubiza. Zakariya. Zakariya. Ariko baragukopeje hano. Oya. Ntabwo mvuze ngo Imana ibahane ariko mwikomeza gukopezanya. Okay, twagiye. Umugabo wa Mariya yitwaga nde? Yitwaga Joseph. None se marayika wabonekeye Zakariya agiye kumubwira yuko azabyara umwana w'umuhungu witwa Yohana yitwaga nde? Oya nuriya ndi kubaza. Uriya. Natanayeli. Nta n'umumarayika witwa Natanayeli. Okay, kanisubire. Bagukopeje twagiye. Oya ntago bankopeje. Ntago bankopeje. Okay. Ni Gabriel. Okay, sawa. Ariko amahirwe y'akabi ntabwo turi bwongere kuyatanga. Okay, none ndashaka ndi kubaza ibibazo bijyanye na Yohana Umubatiza ubu ngubu. Ndashaka kubaza se wa Yohana Umubatiza yakoraga iki? So Yohana Umubatiza yakoraga iki? Ko wagira ngo hari umuntu uri kuranguza, reba muri kamera niyo uri kureba, reba manga. Ukopeza ntago byemewe. So warumbajije ngo wasubira bikibazo wabyumvishe ko kiri kunsubirisha. Warumbajije ngo nari ngubajije ngo se wa Yohana Umubatiza yakoraga iki, kandi nukuri mwo gukopezanya pe. So Yohana Umubatiza yari umuhinzi. Sawa. Undi kaga bisubira hariya. Oya, gukopezanya ntago byemewe, twakomeje. Nyine ntubwizere umuntu gukopeza. Twagiye. Providence. Se wa Yohana Umubatiza yakoraga uwuhe murimo? Yari umubaji. Sawa kabisa. Hanyuma se wa Yesu? Sawa kabisa. Ubwo icyo ni icyambere undi ufite nawe wavuze ngo Petero. Ubwo wakisha. Twakomeje pastor. Reka wakisha. Nakisha. Cyane ahubwo uranatubabaje, ntago ukishe gusa. Oya wapi? Ndi kubaza Zakariya. Se wa Yohana Umubatiza yakoraga uwuhe murimo? Zakariya se Yohana Umubatiza yari umurobyi. Ushaka uragisha ugahita uvamo. Okay, kimuwe ndabona gishaka avemo akiri. Nagikoze yari umurobyi. Oya wakishe bikomeye cyane. Okay, reka mborohereze Okay, kimuhereze yikosora. So murakoze. Ise hari gabande. Se wa Yohana Umubatiza ngo se wa so yari Zakariya ikintu yakoraga niwe bita Zakayo, hari n'inkuru yigeze kumwandikaho yari umukoresha w'ikoro. Vamos amashine. Vamos. Undi wakabaye ivamo twakabaye tuguca n'amande wowe. Okay, mwese cyabananiye. Okay, twagiye.
yari umutambyi yabaga mu rusengero. Amashyi menshi, amashyi menshi, amashyi menshi. Mukomera amashyi mwigisha. Yari umutambyi. None se ntabwo muzi ko marayika Gabriel yamusanze ari gutamba kwera ubu koko pesha? ikintu twakongeraho ntabwo yavugaga. Oya yabaye ikiragi yamaze kiragi atarabona ibitangaza by'Imana. Kandi ubiye nyikubaza cyane kuko nanoke twakomeje. Reka mpite nkubaza ikindi kibazo. Sibyo? Nuye mwigishwa Yesu yabonye. Urambwira izina rye. Akavuga ngo mbonye umwisirayeli nyakuru udafite uburiganya. Simoni. Sawa urakoze. Umaze kwica bingahe? Okay, twakomeje. Kambabwira uko byanze kugira ngo biborohere. Filipo yagiye kumubwiriza ubutumwa nabwira ati namubonye w'abasogokuruza bavuze yuko azaza ni Kristo w'i Nazareti. Arambwira ati Nazareti ari kiza cyavayo. Arangije aramubwira ngo ngwino wirebere. Yesu amubonye aramubwira ngo ndakibabwiye cyose ni nkaho n'igisubizo nakibabwiye ntago mumuzi. Nyeka yamusanze na yari yicaye Nikodemo hari. Nikodemo ntabwo ari muri 12. Oya okugwa nawe wishu cyambere nako kugira ngo mutavira muri mwe ni Nataneli uyise umwibuka. Okay, twakomeje. Manuel wenda kubaza yego cyangwa wowe? Andrea na Petero baravukanaga? Yego. Yohana na Yakobo baravukanaga? Yego. Yego. Zebedayo niwe wari se wa Petero na Andrea? Oya. Sawa kabisa, amashyi menshi. Oya ariko arabikoze. Twakomeje. Okay, ndashaka kubaza noneho. Yesu agendera hejuru y'amazi, sibyo? Hari umwigishwa wamubwiye ngo niba uri Yesu nanjye mbwira ngendere hejuru y'amazi. Umwigishwa yitwa nde? Pilato. Oya bro, oya ntago wabidukora. Sorry. Yego. Yego. Nari nibeshye ntabwo ari Pilato ariko numva yari Petero. Tumubabare cyangwa tumukuremo? Impamvu nari mbivuze. Yavuze ngo tumubabarire nta kundi abantu bansindishije ubwinshi. Okay, twakomeje. Twakomeje. Providence kuri gutinya mikoro. Ndashaka kubaza muri kumva mbwira amazina abigishwa ba Yesu byibuze batanu. Twiwe tubavuga hano ntago bakunaniye. Petero, Mariko, Yohana, Yuda, na Yakobo. Okay, amashyi menshi kuri Providence. Okay, twakomeje n'undi, twakomeje. Ko muri gutinya mikoro nta mahoro. Pastor amaze gusubiza ntiyafata kuza gutya. Tugende gutya dufata. Okay, twagiye. Arya witwa Prince. Yego. Nshaka kubaza. Uri kumva? Yego. Mose yari afite abavandimwe babiri. Tubwira amazina yabo. Nibuka ndagisubiza igice ndibuka umwe. Oya niba ugisubiza igice hundi ukizi cyose. Umwe yari umukobwa undi yari umugabo undi yari umugore basi. Nta muririmbi perezida wa korali utazi Miriya musubutura mugenza gute? Miriya munande? Miriya niwe narenze. None umutambyi ntabwo mumuzi. None se Mose ava mu butayu ninde waje guhura nawe kubera ko Mose adidimangaga?
bamwitaga nabarabananiye ariko muri kumbabaza. Mukuru wa Mose ntago mumuzi. Sawa kabisa ariko Aroni. kivuye mwino. Okay, twakomeje. William. Yego. William urashaka kubaza Yohana Yego. yandika igitabo cy'ibyahishuwe. Yari ari hehe? Ndagisubiza. Yego, turi kubara rimwe. Yari ari ku kirwa cy'Ipatimo. Sawa kabisa. Okay, undi ndashaka umbwire ibitabo by'ubutumwa bwiza ni bingahe? Ni 5. Ubitubwire. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, Cya mbere, Mariko, cya kabiri, Luka, Peza, cya gatatu, Matayo, cya kane, na utanga mikoro uva mu nzira wabyishe ibitabo by'ubutumwa 4 byarangiye, cya gatanu uragikura he? Ukatubwire wasanga ari ikindi uzi. nibyo nzi. Ese urabyemeye ko birangiye? Oya. Matayo, Mariko, Luka na Yohana n'ibyakozwe n'intumwa. Sawa, umukomera amashyi ava mu nzira avamo. Twakomeje. Ubundi ndashaka kubabaza. Uri kumva? Umuntu bita Elizabeth muramuzi? Yego. Elizabeth yari Mariya wa Yesu. Ko nangiye kuvugishwa. Elizabeth yari mama wa Yesu, yego cyangwa we? Oya. Providence. Elizabeth yari mama wa Yohana Umubatiza, yego cyangwa we? Yego. Okay, twakomeje. Undi William. Karame. Ndashaka kubaza Sawuli. Yego. Abonekerwa n'umucyo yari ari kujya he? Igihe Kristo amubonekera yari kujya he? Vuba ntiyagira ugukopeza. Yari agiye kurenganya ubwoko bw'Imana. Okay, undi twakomeje mumukomera amashyi avama. ndatekereza icyo gihe Pawulo yari agiye i Damasiko. Amashyi menshi. None ndashaka kubaza pastor. Ninde mwigishwa wajyanye na Pawulo mu ivugabutumwa bwa mbere? Mwigishwa wajyanye na Pawulo mu ivugabutumwa. Okay, ninde muntu wajyanye na Pawulo mu ivugabutumwa bwa mbere? Kamworohereza. Bibiliya iravuga ngo Pawulo amaze gukizwa abigishwa babanje kumwanga bagira ngo ari kwishushanyaho, ariko hari umuntu umwe wamufashe agenda amwereka abandi bigishwa barangije bajyana no mu ivugabutumwa. Nibo bamisiyoneri ba mbere basengeye kugira ngo bajye kuvuga ubutumwa. Ndumva yaba ari Yohana. Oya. Amashyi menshi. Okay, bari nabo muramuzi? Bari nabo ntabwo umuzi wagendaga na Paul. Okay, ni bari nabo. Ndi kugira ngo Providence ndahita avamo. Paul na bari nabo. Okay, twakomeje. Providence. Karame. Matayo. Petero. Sawa kabisa. Nicyo. Wenda kubashije uretse Matayo n'irambira ngo ni Matayo uretse kakoze muri iki. Ni Petero. Amashyi menshi uvamo. Okay, Prince, ngiye kubaza ikibazo cyawe. Sibyo? Yego. Ndashaka kumbwira
yego. Yesu amaze kuzuka ninde yabonekeye bwa mbere? Ninde wabonye Yesu bwa mbere amaze kuzuka? Icyo kirakomeye. Prince. Mbese insinzi yawe urayanze? Ndakeka Mariya na Madarena. Amashyi menshi kuri Prince yarababwiye ngo ni ukubera icyo muri gushakira umuzima mu bapfuye. Asante. Amashyi menshi kuri Prince. Ko mutamubona amashyi. Imana ibahe umugisha mwinshi, arakabaho u Rwanda. Shalom.